Bakunzi ba Duhugurane Ikinyarwanda muraho murakoma aho muri hose. Reka mbagwe ibyano mwebwe bakunzi bacu bari i Rwanda, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'abibwota amasimbi, rwose tubahaye ikaze muri iki kiganiro twabateguriye uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero amambere njya mbibabwira ko ikiganiro cyacu kibanda ku migani migufi cyangwa se bita imigenurano isobanuye, umuntu akamenya aho yakoresha uyu mugani uyu n'uyu ndetse n'igihe yawukoreshereza. Kandi tunibanda no ku mvugo zinoze ziboneye umuntu yakoresha aganira, yaba n'inshuti ze cyangwa se afite ijambo ahantu, ku buryo nibura bamutazira umuhanga, akamenya gukoresha imvugo z'inshoberamahanga, akamenya gukoresha amagambo atoranyije neza, aboneye ikiganiro. Tukanibanda no ku nsigamugani rwose zasize umugani imusozi, rubanda rwa kera rwakoreshaga, na n'ubu tukaba tukibafatiraho urugero, tubona amateka yabo ndetse n'ubuzima bwabo babayeho. Ndetse hari n'igihe tujya tunyuzamo tukabaha ibisigo, imivugo myiza umuntu yavuga uwo akunda, umuntu yavuga uwo yubaha nk'umubyeyi wamushyize imusozi, ku buryo yakimutura nawe akanezerwa. Iki kiganiro rero nabateguriye nanone nk'uko bisanzwe imigani 10 karundura umuntu yakoresha afite ijambo cyangwa se aganira, ku buryo umuntu agenda akanobekamo, umuntu agashyigikira ingingo ashaka kuvuga cyangwa gusobanura. Tubahaye ikaze rwose, ngaho nimudutize yombi natwe twinikize tubabwire. Umugani wa mbere wacu uragira uti: utazaha inshuti ntukayiraga. Ngo utazaha inshuti ntukayiraga. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Burya hari igihe umuntu yanga kubeshya akavugisha ukuri kubera ko adashaka guhemukira inshuti ye nyanshuti. Ahangaha niho umuntu azawusobanura agereranyije gukoresha uyu nguyu abantu bajya baca bavuga ngo nzaguha ibyibushye amatwi ntibyibushye amatama. Burya guhakanira inshuti yawe uyibwiza ukuri biruta kure cyane kuyisezeranya ikintu utazasohoza, cyangwa se kuyisezeranya umuhigo utazahigura. Nicyo uyu mugani ushatse kuvuga. Aho kugira ngo usezeranye inshuti ikintu iki n'iki kandi ubizi neza ko uyibeshya, byaba byiza uyibwije ukuri aho kugira ngo uyibeshye. Birumvikana rwose rero ngo nzaguha rwose ibyibushye amatwi ntibyibushye amatama. Umuntu akavuga ngo ejo nzaguha, ngo iki n'iki ngo nzakiguhesha. Oya, burya mubwire ko utazakimuha, areke kugenda yishimye ngo amatwi abyibuhe kandi amatama yo azagenda agahombana. Umugani wa kabiri uragira uti: ak'ubwana busigiye umuntu ubwanwa bwera kabona. Ngo ak'ubwana busigiye umuntu ubwanwa bwera kabona. Burya ikintu umuntu afatiye mu bwana, umuntu akakibamo neza, umuntu akakiga neza akagitora, rwose bimubera akabando k'iminsi mu bukuru. Kandi niyo utakize ntunagitore kandi barakigutoje, nabwo mu bukuru kikugiraho ingaruka. Rwose ni ibintu byumvikana aho ngaho. Umugani wa gatatu uragira uti: akumiro n'intongi amavunja arahandurwa. Ngo akumiro n'intongi amavunja arahandurwa. Hano intongi
bajya bayifata mu buryo butandukanye. Hari abayisobanura nk'aho ari inda, cyangwa se intongi bakayisobanura nk'aho ari ibibyimba bigaragara mu maguru umuntu arwaye. Iki gihe rero iyo ikintu kije gutyo kidashobora guhandurika ahubwo kibagwa nabwo umuntu bigoye, ahangaha murumva ko ari ikintu kibi, nta kantu kabi rwose ku muntu. Rero niho bajya bavuga ngo akumiro ni intongi, amavunja arahandurwa. Biba bishatse kuvuga ko burya akabi ntikamenyerwa, akabi ntikamenyerwa. Umugani wa 4 uragira uti ak'umurwayi karya umurwaza, ngo ak'umurwayi karya umurwaza. Burya ahangaha umurwayi agereranywa n'umuntu w'umunyantege nke, naho umurwaza akaba umunyembaraga cyangwa se umufiteho uburenganzira. Ni hahandi ngo iby'umunyantege nke biribwa n'umushinzwe, kuko burya iyo umuntu agushinzwe kandi utapfundura n'udushumi tw'inkweto ze, iki gihe ibintu byose byaba bikugenewe niwe ubikugenera, kuko nta mbaraga nta gitinyiro nk'icyo waba ufite. Iki gihe rero ugasanga ibyawe rwose biraribwa nawe. Ahangaha niho muzajya mwumva n'ababyeyi nk'igihe wenda bagize gutya bakihemba agakoma cyangwa se amata, akerera akagira atya akakereza kakamwerera mu nda, naho umwana ari aho ngaho arimo konka, bagira batari ko kuriya umwana, nawe agasubiza ati aterega yitirirwa nyina igatera nyina akabondo. Ngo yitirirwa umwana igatera nyina akabondo. Twagiye rwose kari agaciyemo. Umugani wa 5 wacu uragira uti arimo gishigisha ntavura. Ndumva uyu mugani umenyerewe, ushatse gusobanura ko burya imigambi ari yose cyangwa se ibyo waba uteganya byose gukora, iyo bijemo gishigisha cyangwa se bikazamo ibibazo n'imbogamizi nyinshi, nta kintu ugeraho. Ibyo rwose murabyumva, birumvikana, kuko iyo ugize gutyo umugambi wawe ugasanga ugezwe intorezo, ntabwo urenga umutaro, nta kintu wageraho rwose mu byo uteganya, ahubwo bahita bagukoma imbere ugasanga uratsikiye, imigambi yawe yose igahita ipfa, ugasanga ugiye mu iteranyuma. Ahangaha rero ngo arimo gishigisha ntavura, bishatse kuvuga ko imigambi yawe yose iyo ibangamiwe ntabwo rwose hagira ikintu ugeraho. Umugani wa 6 uragira uti amabanga y'amahanga ahangarwa n'abayabayemo. Ngo amabanga y'amahanga ahangarwa n'abayabayemo. Burya ibiri iyo ngiyo imahanga bibarwa n'umuntu wahabaye, kuko burya ababireba biba cyangwa se yaranayibayemo. Ahangaha rero ni hahandi mujya mwumva umunyarwanda nawe wundi yaravugize ati aterega riba ruba riraye. Ati riba ruba riraye. Nta muntu wapfa kubara ibyo atagezeho, n'iyo abibara agenda ashyiramo umunyu ugasanga arimo kunyomeka abantu. Aho kunyomeka abantu rero umuntu yavugisha ukuri, ariko hano burya biba bisobanuye ko ribara uwariraye. Burya rwose umuntu uzi ikintu iki n'iki neza niwe wakibara. Rero amabanga y'amahanga ahangarwa n'abayabayemo. Umugani wa 7 uragira uti amabi y'urugo ni amagambo yarwo.
ngo amabi y'urugo ni amagambo yarwo. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Burya urugo uko ruteye, iyo umuntu agerageje guhisha ibyarwo ntabwo rwamenyekana. Burya iyo umuntu ativuyemo, iyo umuntu adatangaje ibiri mu nzu iwe, ntawabimenya. Ariko wibeshye ukagira utya ukabwira umuntu umwe, niyo yaba umwe, biramenyekana. Ariko n'Abanyarwanda ni abahanga, bajya bavuga ko inzu y'umuntu burya yitwa bazi n'igiki. Iyo utayivuze ntawabimenya. Inzu y'umuntu rwose ni bazi n'igiki. Hano uyu mugani rero ngo amabi y'urugo ni amagambo yarwo, ushatse gusobanura ko utakuzi ntakubara. Utakuzi burya ntiyakubara. Yakubara ate kandi atakuzi? Ibi rwose birasobanutse. Umugani wa munani uragira uti amaboko make akubitirwaho yahinze. Uyu mugani uhuje n'uyu nguyu ugira uti amaboko make akubitisha nyirayo. Ngo amaboko make akubitisha nyirayo. Hano bishatse kuvuga iki? Burya hari igihe umuntu aba afite intege nke, ugasanga ahubwo arabizira. Ugasanga ni hahandi amakosa yakozwe n'umunyembaraga arashyirwa ku muntu w'umunyantege nke. Ibi rwose birumvikana, ibintu bimenyerewe mu muryango runaka. Umuryango uwo ari wo wose uba urimo abanyembaraga ndetse n'abanyantege nke. Hano rero iyo umunyembaraga yakora iki n'iki, yaba ari n'ishyano cyangwa se agakora ibara runaka, hari igihe usanga baritwerera umunyantege nke, bitewe n'uko we nta kintu yakora, nta n'ikintu yanabatwara. Ibi rwose birasobanutse. Amaboko make akubitirwaho yahinze, cyangwa se amaboko make akubitisha nyirayo. Umugani wa cyenda uragira uti amaboko matindi atema ibizarara. Ni ukurara cyangwa se kwanda. Amaboko matindi atema ibizarara. Bishatse kuvuga iki? Burya amaboko matindi hari igihe atema cyangwa se akishyikiriza ibintu ibi n'ibi, nibura byamaze igihe cyangwa se byamurambaho. Kuko burya abagira ati nta kindi kintu nzabona, iki n'iki nibura mbonye ubu ngubu, reka ngerageze kwizirika umukanda, ati nibura ejo nakongera nkakoreshaho aka n'aka. Buriya tujyanye muri iyo mvugo, umuntu yakumva ko bishatse kuvuga ko buriya ufite amaboko make arimenya. Ufite amaboko make arimenya. Uw'intege nke arimenya. Nicyo bishatse kuvuga. Ntiwakwirata imbaraga kandi rwose uri umunyantege nke. Ahubwo ugomba kumenya intege nke zawe, ndetse ukareba n'uburyo uzirinda ndetse n'uburyo witwara, kugira ngo utarenza urugero ugasanga urisanga ahandi. Ni ibintu rwose bisobanutse. Umugani wa 10 ari uwa nyuma uragira uti amaboko yanga inda yapfa akayipfumbata. Amaboko yanga inda yapfa akayipfumbata. Uyu ni umugani nawo tujya dukoresha mu Kinyarwanda. Burya murabona ko inda yacu amaboko ateye ku mubiri, kandi umubiri niho uriho iyi nda twirwa duhihibikanira, twirwa tugaburira. Ntabwo ijya yuzura, namwe murabizi ngo amacumu y'inda buriya ngo ntashira igorora. Ni uguhora tuyikorera mpaka kugeza igihe tuzatahira iwacu. Rero ngo ushaka kujya gutya inda, ntabwo umuntu yayikorera ngo aruhuke. Ugomba gukora mpaka, kuko burya ngo amacumu yayo ngo ntabwo ajya ashira igorora. Rero hano bishatse kuvuga ko
niba ngo amaboko yanga inda yapfa akayipfumbata, n'igihe umuntu uwo ari we wese yanga gufasha bagenzi be cyangwa se abavandimwe, abaturanyi, usanga ingaruka ugize gutya za cya gikorwa wanze kubafasha nabwo nawe zikugezeho. Ni nk'ahandi uzasanga nibura abavandimwe barimo bagize ibiza bitya, ibiza bijya gutwara amazu, ariko nibura barafatanije, reka ati duce umuringoti aho amazi azajya anyura nibura, ariko nawe ukigira akagarara ugasanga ntiwabafasha. Iki gihe rero iyo utabafashije, hari igihe usanga imvura iragwa, yagwa, ugasanga nawe bya bintu byose birindaga bikubayeho. Kandi iyo ubafasha mukarwanya aho ibiza byanyura ku buryo bitatwara amazu cyangwa se bitatwara ubutaka bwanyu, ugasanga rwose ubaye barihima, namwe murabizi ibyo yakoze. Ugasanga ibintu byose wirinze gukora cyangwa se wagizemo ubunebwe, ahubwo ingaruka zabyo nawe zikugezeho, kandi wumvaga ntacyo bigutwaye, nta n'icyo bikumariye. Rero hano ngo amaboko yanga inda yapfa akayipfumbata, wakwanga gukorera inda, wanga kuyikorera, wapfa rero ya maboko akaza agapfumbata inda. Buriya abantu bakuru barabizi, iyo umuntu yatashye aho amaboko aba ari, nicyo bagenekerejeho bavuga ngo amaboko yanga inda yapfa akayipfumbata. Burya ni uwanga gufasha abaturanyi, za ngaruka z'igikorwa runaka yanze kujyamo zikamugeraho. Bakunzi bacu, ni ahangaha dusoreje ikiganiro cyacu kijyanye n'imigani y'imigenurano isobanuye. Niba hari umugani ukunyuze cyangwa se utumvishije neza, watwandikira mu bitekerezo tukaza kugarukaho mu buryo bwiza buvuye imuzi, maze ukawusobanukirwa ndetse ukanasobanukirwa nawo wakoresha n'igihe wawukoresha. Kandi rwose muzajye mutubwira n'ibindi mwifuza ku buryo twabashakashakishiriza maze tukabagera ku nzoka, ku buryo ikiganiro twazajya tubategurira kibagera ku musokoro, ukumva ibineza neza bigutashya umutima. Ngaho rero tubifurije kugira amahoro n'amahirwe aho muri hose, twifuza kandi ko mugira impagarike n'ubugingo mu bintu byose mukora. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Mugire ibihe byiza.